Murakoze cyane, nishimiye kuba hano kuri Iseka News. Amazina yanjye banyita Kanangire Pierre, nkaba mu matora aheruka kuba hano mu kigo cyacu, naratorewe kuba Grid President nk'uko nari naratanze kandidatire niyamamaza. Nkaba niga hano muri finance mu mwaka wa kabiri, nkaba mfite imyaka 24 y'amavuko, mvuka mu bana 6, 4 b'abakobwa, 2 b'abahungu. Amashuri yisumbuye narayize kuri GS Gitarama, niga muri PCM. Muri manda ya 2024-2025 tugiye gufatanya kuyobora n'abagenzi banjye turi kumwe muri komite. Bimwe mu byo tuzibandaho harimo ibibazo bijyanye n'imyigire ku masomo, ibibazo duhura nabyo, tukagira ikindi tuzibandaho cyane cyari cyaratangijwe na komite icyuye igihe kijyanye n'imikino n'imyidagaduro mu sosiyete yacu tubamo ya Iseka. Murakoze. Navuga ko ari ibintu bibiri nzaheraho byibanze nk'ubuvugizi cyangwa se bigaragariza ubuyobozi bw'ishuri. Cyambere ni kijyanye no kwishyura, ubwo nibazo bijyanye no muri finance. Ikindi cya kabiri nibazo bijyanye na e-learning. Nasubiza nifashishije urugero rumwe, nko kuri e-learning hari tutorial cyangwa se video zishobora kugufasha gusobanukirwa neza gukoresha ikoranabuhanga bitabaye ngombwa ko hari umuntu bizobereyemo cyane ushobora kugufasha cyase kugusobanurira. So nekeza yuko zishobora kuzakoreshwa nk'igisubizo mu kumenya ati nshaka kureba ko nimutse, nshaka kureba iyi service yo kureklama amanota, yaba kubona amanota ku gihe. Ibyo ni bimwe mu bibazo nabashije kumenya, twifuza yuko tuzashakira ibisubizo ku imanda yacu. Murakoze. Izo nabonye zimeze nk'agatabo, kandi nabonye izorohereza umuntu kuzimenya iramutse imeze nka video ishobora kugaidinga umuntu kugera kuri service ashaka. Ntekereza yuko byamufasha. Ego, aho rero niho tuzakora ubuvugizi. Ubuyobozi bw'ishuri bukaba bwatwemera yuko icyo kintu gishobora kuba cyashyirwa mu bikorwa ku mpamvu tuzagaragaza n'umumaro byagirira abanyeshuri bagenzi bacu duhagarariye. Imikino uburyo twayisanzemo, ngira ngo twasanze habaho shampiyona, ariko izo shampiyona zikaba atari shampiyona tuvuga ati wenda ati tuzagira muri sezo iyi ni habi iyi match. Ntekereza yuko igihe ikintu twazakora cyangwa twazongeraho ni ugushyiraho ingengabihe, tukajya tuvuga ati wenda mu kwezi kwa 6 mu mpeshyi hazaba hari match izaduhuza n'iye kaminuza. Ubwo icyo ni mu gice cy'imikino. Ikindi gice, iyo tuvuze imyidagaduro hazamo n'amaklabu. Ego, ntago nigeze mbasha kumenya amakuru menshi cyane kuri club ziri hano mu kigo cyacu, ariko nizihari naho bizaba ngombwa ko zishingwa, zizashingwe kandi zikore. Cyane ko nagize amahirwe nsanga abatubanjirije cyane nabashimira, hari umubano baremye hagati n'izindi kaminuza. So mu rwego rwo kugira ngo dushyiremo ingufu no gushyira mu bikorwa ibyo bindi mu maklabu, ntekereza ko tuzabigiraho, dusangizanye ubwo bumenyi kugira ngo natwe tuze tubikire hano. Niba bafite club zikomeye badusure hano natwe. Ni bumwe mu buryo bumbangukiye kubonamo igisubizo cyo kuzashinga izo club zikaba zihari. Tukaba dufite amaklub akomeye cyane. Ntekereza ko byagira ishusho bizamura n'ubumenyi bizamurira kuri bagenzi bacu. Biragoye gutangira ikintu gishyashya udakomereje ku byo bagenzi bacu batangiye, ariko kimwe mu byibanze ntekerezaho nk'umwihariko ku bijyanye n'amaklabu, ngira ngo manda ishize ntabwo twigeze tubabibonaho amakuru cyane, ntabyo twigeze tubona kuri Iseka News cyane ko rero dukurikirana. Icyo twabonye ni imikino. Urwo ruhare none rw'amaklabu ntekereza yuko uzaza ari nk'umwihariko wacu. Ikindi ntekereza yuko
ni n'umushinga nari natekereje nifuza kuzageza kuri Iseka News, kuzajya dutegura nk'ikiganiro kiri bunyure kuri Iseka News ariko kiri live hari na audience. Byaba na ngombwa audience ikaba yanabaza ibibazo cyangwa se ikaba yabiha umunyamakuru akaba yabibaza uwo bakoranye ikiganiro, cyane nk'umwihariko nk'abagize aje Iseka cyangwa se n'abarezi bacu abagize administration ya Iseka. Ishusho nawuha, twese dukoresha imbuga nkoranyambaga, tujya tubona ikiganiro gifunguye cyagutse aho umunyamakuru ashobora gutegura ikiganiro akaza kuba ari kuganira n'umutumirwa ariko hari na audience. So niyo shusho ntekereza yuko byazarushaho gutuma abanyeshuri duhagarariye amenya abamuhagarariye ni bantu ki, anamenya icyo batekereza ku byifuzo cyangwa se ku butumwa yabahaye, cyane ko tuba turi hano kubera ubutumwa twahawe na bagenzi bacu nk'ijwi ryabo. So niyo shusho ni n'uburyo bwo kugira ngo tujye tugeza ubutumwa kuri bagenzi bacu mu buryo bworoshye, kandi ikindi tunabashishikarize gukurikirana imbuga nkoranyambaga z'ikinyamakuru cyacu Iseka News. Ntekereza ko cyaba ari ikiganiro cyajya kiba nka rimwe mu gihembwe, ariko kikanagendera kuri programme, cyane ko hano dufite programme zitandukanye zizira kwiga mu bihe bitandukanye. Hari weekend programme, day programme, hakazamo na holiday. Ni ugukora ku buryo izo section zose zajya zisanga muri iki kiganiro. N'urugero rworoshye, ni ingaruka zikugeraho mu buryo bwihuse cyane, cyane ko club riba ari itsinda ritoya ry'abantu bashobora kwisanzuranaho. Ubumenyi bwatangiwe muri iyo club bukaba bworoshye cyane kuba bwahita bucinjira muri wa muntu wabashije kugira muri iyo club. Urugero, twese turi urubyiruko, cyane ko nk'iki gihe turi kugera mu gihe cy'ikoranabuhanga, ni nayo se turi kwinjiramo y'ibibazo tudagiye dusobanukiwe, tudafite abantu batuba hafi batubwira ati nyaboneka biragenda gutya. Ntekereza yuko club ikintu zadufasha, nk'urugero hano haje club wenda irwanya, cyane ko dufite nk'ishami rya health science irwanya virusi cyangwa se bijyanye n'imyororokere. Ntekereza yuko iramutse ari club ireba icyo kintu tukabasha gusobanukirwa, nubwo abantu bibwira ngo bageze muri kaminuza hari byinshi tugikeneye kwiga, hari byinshi biza bitugonga bitakabaye bitugonga igihe abari izo club. Ikindi, hari club z'ibidukikije. Uyu munsi ntekereza ko hafi ya twese hari ubumenyi tudafite mu kubungabunga ibidukikije. Ntekereza yuko ari ubumenyi twagira, twaba tumeze nk'abari gutegura umuturage uzajya kuba muri society, akagira umumaro aho azaba agiye kuba, anasobanukiwe neza niba ari umubiri we cyangwa se gukoresha ubuzima bwe mu buryo bwiza bwubaka igihugu. Kuri njye birihariye cyane. Mbere ntanga kandidatire, numvaga mfite ishyaka ryo kuza gutanga umusanzu wanjye wubaka uyu muryango mugari turimo wa Iseka. Ariko nkimara kugera ku munsi wo kurahira, nibwo noneho amaso yanjye yafungutse, mbona neza inshingano n'urugendo mfite n'imbaraga mfite gukoresha izi nshingano. Icyo nasobanukiwe cyangwa se icyo bisobanuye kuri njyewe, ni uko kwitwa Grid President ntago ari inyito, si izina gusa. Bisobanuye gukorana umurava, kuba intumwa y'abampaye ijwi ryabo, bityo nkabagirira umumaro, tukubaka amateka cyangwa se n'urugendo rwo gukomeza gukura rukaba rwiza kurushaho dufatikanyije. Ni ikintu gihambaye cyane kuri twebwe,
nkunda no kwisubiramo nabo iyo tuganiriye ndavuga ati ni amahirwe dufite kuba dufite bakuru bacu banyuze muri izi nshingano babasha gukora ibikorwa nk'ibyo mwakoze n'ibikiri mu nzira n'ibyo mwatangije bisa n'aho badushushanyirije igishushanyo mbonera baduha ishusho ari naho nakunze kugaruka cyane ati bisa nk'aho ari urugendo twe tuzakora ariko tunahereye cyane ku bikorwa byatangijwe bagiye bagiramo uruhare. Ubwo rero icyo nabivugaho ni uko ari bimwe mu bikorwa n'ubundi tuzakomeza gushyira muri manifesto yacu, mu migabo n'imigambi tuzashyira mu bikorwa. Icyo kibazo ndagisubiza muri ubu buryo. Mu kibazo mwari mubajije mu mwanya utambutse nabwiye yuko nteganya kuzashyiraho ikiganiro cyangwa se n'umushinga nifuza kuzagezaho kuri Iseka News n'ubuyobozi bwa Iseka, tukaba twajya dushyiraho ikiganiro n'umunyamakuru wa Iseka News, ariko kikaba gifite audience y'abanyeshuri hadatumiwemo abasepe gusa cyangwa abasepine, aba section leader, hagatumirwamo n'umunyeshuri wese ubishaka. Icyo gihe ntekereza yuko azaba ari uburyo bwo kugira ngo duhure nabo batambutse ibitekerezo byabo, cyane ko hari igihe utangira manda hari ibibazo byari bihari bigakemuka, n'icyo gihe ukiriho kuyobora hakavuka ibindi bibazo. Rero mu buryo bwo korohereza twebwe kugira ngo tubashe kubikora, gushyira mu bikorwa ibifitiye umumaro abo duhagarariye, ntekereza ko harimo n'ubwo buryo bwo gukoresha iyo nzira tugakorana na Iseka News ndetse n'ubuyobozi bw'iki kigo. Ntekereza ko atari n'uburyo buzadufasha twenyine, ni icyifuzo mfite. Iyo ushushanya umushinga biba bimeze nk'inzozi, ntekereza ko byazaba ari nk'igikorwa gishobora kuzajya kinatumirwamo n'ubuyobozi bwa Iseka, tukaba twabona n'abayobozi ba Iseka, ababo muri finance, ababo administration, tukaba twajya tubahinduranya kugira ngo bya bibazo byagiye biza tube twahura n'umuntu ubizobereyemo ushobora kuvuga ati ibyo bibazo muri kwibaza twabisubiza muri ubu buryo cyangwa twabishakira igisubizo muri ubu buryo. Hagati yacu nka komite ikintu kizaba cya mbere kiduhuje, nabyita ko mbifiteho experience. Muri high school nabayeho head boy imyaka igera ni manda imwe, ya kabiri nayo nungirije, ariko isomo mbifitemo cyangwa se ubumenyi mbifitemo ni ukurema ubucuti, ikindi ugasobanurira neza abantu muri kumwe muri komite ko igitumye muri aho ngaho ntago ari ikuzo, si icyubahiro, ahubwo ni inshingano no kuba intumwa z'abatugirira icyizere, tukababera amaboko, tukababera icyambu. Ngira ngo turabizi nubwo ari kuza iterambere ryirukanka cyane, mu myaka yatambutse ikiraro kiba kigizwe n'ibiti byinshi. So natwe natanga nk'iyo shusho, niba turi nk'ikiraro nta n'umwe utegetswe kuvuga ngo ngiye ndavamo hasigaramo icyuho. Icyo ntekereza nanamaze kubona ni uko icyo kintu twarakiremye, tuzi neza icyo dushaka, tuzi neza ubutumwa bwacu, by'umwihariko n'ubutumwa twahawe ubwo twarahiraga. Uretse no kuvuga ngo bangira icyizere cyo kuntora ndatsinda amatora, ni ikintu gikomeye cyane kuri njyewe. Ndakoresha iyi nyito, ni ukuvuga ni igihango dufitanye na bagenzi banjye, bangira icyizere, bakangirira icyizere nkatorerwa inshingano, ishusho byampaye. Icya mbere ni ukubabera intumwa idatenguha nk'uko nabivugaga muri siroga yanjye. Ikindi nababwira ni uko icyizere bangiriye gifite icyo kizamara, gifite uburemere, gifite ibikorwa, effect yacyo, ingaruka z'icyo cyizere bangiriye zizaba ari ibikorwa bazabona nk'iki gihe cyacu cya manda.
ikindi nababwira, ndabashimira cyane bikuye ku mutima, ndetse no mu izina rya bagenzi banjye tuyoboranye muri komite babashije gutsinda amatora, nabo ndabashimira cyane. Twabiganiragaho cyane, twakoresheje ikoranabuhanga, ni n'umwihariko ngira ngo duhiga izindi kaminuza gukoresha ikoranabuhanga kuva amatora atangiye kugira amatora asoje. Ni ibintu mbashimira cyane. Bimwe mu byo nakizeza ubuyobozi bw'ikigo, icya mbere ni ugushyira mu bikorwa ubutumwa baduhaye. Haduhaye ubutumwa busobanutse budusaba gukorera mu mucyo, tugakorana umurava ndetse tugakora vuba. Ntekereza ko ni ibikorwa bizagaragarira, cyangwa se ubutumwa bwabo buzagaragarira mu ngamba tuzaba turimo, n'umusaruro uzaba ugaragara mu byo twakoze. Icyo nabizeza ku icyo gitekerezo cyangwa se ubwo busabe bwabo, ni uko ahubwo njye nifuza ko byaba inshuro irenze imwe, nkurikije ubumenyi tuba dufite cyangwa inyota tuba dufite yo kumenya ahantu hatandukanye, yaba ku gice cy'umuco, yaba ku gice cy'amateka. Ntekereza ko bishobora kuba ahubwo inshuro irenze imwe, cyangwa tukabikora tugendeye kuri ya masekisheni dufite hano, yaba holiday, yaba weekend, yaba day, tukabikora bigendeye ntibibe inshuro imwe, kugira ngo hatisangamo icyiciro kimwe, hakabamo uburyo bushyirwaho ibyo byiciro bitatu bikisangamo. Ntekereza ko ari bimwe mu bintu tuzakoraho bigahabwa umurongo. Ikintu ibyo bintu tuzabikoraho, cyangwa se ubutumwa tubifitemo, icya mbere ni uko tubimenye, kandi ikindi hari ishusho twari dufiteho ku bibazo dufite natwe ubwacu, uretse kuvuga ngo bagenzi bacu, natwe ubwacu ko turi abanyeshuri. Urumva ibibazo byinshi tubihuriyeho, tugiye tubizi, na mbere y'uko girirwa icyizere nkatorerwa izi nshingano, ibyo bibazo nari mbizi, narabibonaga. Rero bimwe mu bibazo bihari, hari uburyo dushobora gutegura, bukaba bwashyirwaho, hagashyirwaho ingengabihe, hakavuga ati amanota igihe twamaze gukora examen hazajya hacamo iminsi 7 cyangwa iminsi runaka amanota aboneke. Ni bumwe mu buryo ntekereza ko bushobora gukemura icyo kibazo cy'amanota, kikaba cyabonerwa igisubizo. Bumwe mu buryo buhari bunoroshye cyane, ni ugukora urubuga duhuriraho n'abasepe. Ntekereza ko rwari runahari, tukabifashwamo n'aba section leader bahagarariye abasepe, aba muri holiday, yaba muri weekend, akongera na day. Tukaba dufite urwo rubuga duhuriraho, bikaba byajya byoroha cyane kuba yahita agera kuri ba bayobozi babahagarariye aribo batwebwe. Ikindi natwe tukamenya uko dukemura ibyo bibazo, cyangwa se tubigaragariza ubuyobozi bw'ishuri, bigashakirwa umuti. Iyo ni imwe mu nzira yoroshye cyane ishobora gukoreshwa. Indi nzira izakoreshwa nk'uko nabigarutseho ni second news. Ikibazo cyagaragajwe hano kizaba kiba gisa nk'aho cyangezeho nanjye ubwanjye, cyageze kuri komite. Ubwo rero ntekereza yuko ubwo buryo bubiri ni uburyo bworoshye cyane, ko abenshi iyo tugeze muri kaminuza twisanisha n'ikoranabuhanga cyane, ko dukunda gukoresha social media. By'umwihariko nanashishikariza gukomeza gufollowinga cyangwa se gukora subscribe kuri Iseka News, kugira ngo iyo nzira yo kujya duhora tubona ibisubizo mu buryo bworoshye irusheho koroha buri wese. Iseka News nayimenye nkiza muri iki kigo, ndushaho kwimenya ubwo habaga umuganda. Nibwo na followinze social media zose, yaba kuri rubuga rwa X, yaba kuri Instagram, yaba kuri YouTube. Ntangira kujya nkurikirana ibiganiro byabo, numva ni ahantu heza, cyangwa se ni espace dushobora guhuriramo nk'umuryango mugari wa Iseka, cyane ko nanatunguwe kubona abantu usanzwe ubona
batambuka mu kigo ukamubona ari gukora ibintu kandi akabikora neza mu buryo busobanutse. Ikintu nagezaho ku banyamakuru ba Iseka News ni ukubashimira cyane, ni abahanga, ikindi bakorana umurava. Hari igihe mbona nk'ibiganiro nkabona ikiganiro ahantu yagikoreye, nkabona uburyo afite umurava, afite ishyaka ryo gukora umwuga w'itangazamakuru kandi mu buryo busobanutse, nkumva binteye ishema, by'akarusho byarushijeho kuntera ishema ubwo nabaye gridi wa Iseka. Abanyeshuri biga hano numva ko noneho ngiye kuba closer cyane n'abanyamakuru bahangaha, tukarushaho gukorana. Murakoze cyane.